Ikinamico official channel yanjye, channel yawe, channel yacu, aha niryo shakiro ry'amakinamico ndetse n'ibirari by'insigamigani nyarwanda byose mu gihugu cy'u Rwanda. Hari abantu bageze hano cyangwa se bahageze ariko bakibaza impamvu ikinamico official ihari. Hari abakunzi bacu batandukanye bagiye bagaragaza urukundo ndetse bakanadusaba byimbitse ko twashyiraho umuyoboro w'ikinamico official. Ikinamico official ubundi ni bantu ki? Ikinamico official ni chaîne cyangwa se umuyoboro wa YouTube unyuzwaho amakinamico yose aca mu Rwanda, ariko tugashingira cyangwa se tukibanda ku makinamico yakunzwe n'abagiye batandukanye ndetse tukibanda ku makinamico mashyashya. Agahugu katagira umuco karacika, uwo ni umugani w'ikinyarwanda. Ibi kubikora icyambere ni ugusigasira icyo umuntu yakwita umuco w'abanyarwanda, hakabamo gusigasira ururimi ndetse no gusigasira ubunyarwanda bw'abanyarwanda, ndetse ni ukugira ngo umuntu cyangwa se twese dufatanye mu guhangana n'ubundi buryo bwateye cyangwa se n'izindi ndimi zagiye zinjirira umuco gakondo w'ikinyarwanda, aho usanga n'ururimi rwacu rugenda rubigiriramo ibibazo. Ibi ngibi kubikubwira uzagenda wumva amakinamico atandukanye, aho twagiye tukugezaho amakinamico akubiyemo by'umwihariko amasomo y'ubuzima. Hariho abantu bibanda mu kuba bakora amakosa cyangwa se amahano, reka umuntu abyite gutyo, ariko nyamara iyo umaze kumva iyi kinamico ukumva uko kera byari bimeze maze ukabihuza n'iterambere turiho kugeza aka kanya, usanga koko hari ikintu gikomeye cyahindutse ndetse ukabona yuko ari ikintu cy'intangarugero. Ubu rero icyo nagushishikariza wowe udukunda, wowe udahwema kubana natwe, icyambere nuko nguhaye ikaze hano ku ikinamico official. Icya kabiri nuko nagusaba ko iteka ryose uzahora ku muyoboro w'amakuru cyangwa se ku muyoboro w'ikinamico zose nigifite aho gihuriye n'umuco nyarwanda. Uretse ibi kandi turanateganya n'ibindi byinshi kandi bizanezeza abadukunda. Nimukomeze muryoherwe, mu by'ukuri mujye mukunda kudusura ndetse mushishikarize n'abandi gukurikirana amakinamico yose mu buryo bwose, kuko aha niho honyine wayasanga ndetse ukayabona ku gihe, yemwe bikaba byanagufasha gukomeza kuva mu bwiza bumwe ukomeza ujya mu bundi. Ibi rero bikubiyemo byinshi bitandukanye, na cyane ko usanga muri iki gihe abenshi batanga uburere cyangwa se uburezi bw'ibanze, ariko ugasanga baribanda ku ndimi z'amahanga, nyamara n'ikinyarwanda ari ururimi gakondo kandi rukwiye gusigasirwa kugira ngo rutazigera na gatoya ruhungabana cyangwa se ngo rube rwagira ikibazo. Intego ya mbere y'ikinamico official ni ukwigisha abantu umuco nk'uko izina ryitwa, ni ukuvuga ngo ni ikinamico, ni ukuvuga ko hano dukina imico y'abantu itandukanye. Ibi ukaba wabyumva ariko kandi ntibibe amasigara cyicaro, ahubwo ukabyumva ugendereye ko bikwiye guhindura ubuzima bwawe ndetse ukarushaho gufatanya natwe mu guteza imbere umuco nyarwanda ndetse n'ururimi gakondo rw'abanyarwanda. Mukomeze mudukunde, mukomeze mukunde amakinamico. Iyi ni channel yanyu, iyi ni channel yacu, iyi ni channel tuzungukiramo byinshi ndetse tuzafatanya mu kuva ku rwego rumwe tujya ku rundi. Turabakunda cyane, ibyo murabizi. Nimukomeze mugire impagarike n'ubugingo.